nshuti bavandimwe, nta gihe ijambo ry'Imana ritarwanyijwe, nta n'igihe abakunda Imana batarwanyijwe habe na gatoya. Muri iyi nkubiri y'ifungwa ry'amadini, abantu benshi bari baza ngo mbese ni Imana yabikoze ngo cyangwa ni abantu babikoze. Bibiliya ibitangaho umucyo, kuko nta kijya kubaho Imana itakizi, nta n'icyabaho itacyemeye. None se koko wagize ngo ibyariho kera n'uyu munsi sibyo biriho? Tekereza nawe, mbese koko abize teolojiya niyo bakwiye kubwiriza ubutumwa bwiza gusa bonyine? Mbese aho uri mu itorero ryawe ntavuze izina, mbese koko umunyeteolojiya iyo yigishijwe niho abantu bafashwa gusa? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga kakwihebura kandi reka kurira, yayindi yatura rataro bijyanyene. Reka kwihebura kandi reka kurira, yayindi yahungana ana bijyanyene nijya. Kangusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisubizo muri kumwe nanje Manakiza Edouard. Abari mu Rwanda shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha shalom, turabakunda. Ni Gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Burayi shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom, turabakunda. Ni Gusenga everyday. Abantu ku mugabane mwese mu kukera ibiganiro byacu turabakiriye kuri Gusenga everyday. Mu bisozo muri kumwe nanje Manakiza Edouard, nkuko mubona kuri kamera za Gusenga every turi kumwe na Ngarambe. Uraho Ngarambe? Ngira amahoro. Mwaramutse mute? Turi amahoro kabisa. Murashima Imana? Turashima Imana. Yego. Turi bazima. Iki cyumweru kirimo kigenda neza? Cyumweru kiragenda neza, Imana yatugiriye neza, yaduhaye imvura, imyaka irahenguka. Yego. Ubu ntimeze neza rwose. Yego. Awatagere gusuhuza abantu munasenga Imana. Murakoze cyane kutwakira kuri icano. Abatwumva aho bari impande zose hano mu gihugu cyacu no hanze yacyo, abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, n'abandi bakunda Imana n'ibyayo bashishikazwa no kugira ngo bunguke ubumenyi mu byayo, turabasuhuje bose mu izina rya Kristo Yesu. Yego, mwana senga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushima turaguhimbariza kugira neza kwawe kwinshi, kwaduhaye imigisha yose yo mu ijuru widuhiye muri Kristo Yesu. Icyubahiro Mwami wanjye n'ikibi cyawe. Muri iki gitondo cyiza tunejejwe Mwami Imana nuko uduha akanya keza kugira ngo tuvuge ku byawe. Turagusaba Mwami Imana yacu ngo duteze amatwi bose bungukirwe, kandi natwe ababwiye natwe tungukirwe, tubigusabye mu izina rya Yesu, amina. Yego, turabakiriye kazi. Murakoze cyane. Icyo gitondo cy'uyu munsi turanezerewe, turishimye cyane kuko Imana itwongereye urame. Iki gitondo cyiza ikaba iduha akanya keza ko kugira ngo dusubire tuganire ku byayo. Ibyayo biratunezeza, biduhesha ubugingo, kandi ibyayo biratwubaka, bitwongeramo imbaraga, bigatuma igihe cyose duhorana ubuzima buzira umuze mu buryo bwa mwuka. Iki gitondo cyiza rero twifuje kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Tubona mu gitabo Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere, igice cya mbere ku murongo waho wa 18. Mbese haba havuga ngo iki? Haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbukana ubupfu, ariko twabakizwa n'imbaraga z'Imana. Reka tubivuge tubisoma, nibwo buryo bwiza bwadufasha, nibwo buryo bwiza bwadufasha mu gusoma, dusangire ibyo byiza biboneka muri iri jambo. Haratubwira ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe bakizwa n'imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyamakuru muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'isi Imana ntiyabuhinduye ubupfu, kuko ubwo bwenge bw'Imana
bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yashimye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibwirizwa. Dore abayuda basaba ibimenyetso, n'abagira ikibo bagashaka ubwenge, ariko twebwe tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu. Imana yacu idufashe cyane. Uyu Pawulo yari azi agaciro k'umusaraba wa Kristo, niho kamukijije kandi niho kamuhinduye uwo ari we. Niyo mpamvu yashishikazwaga no kugira ngo avuge ya Kristo abantu babimenye, babisobanukirwe, izo mbaraga zamugiriye umumaro nabo zibashe kubagirira umumaro. Pawulo ariho abwiriza aha Abakorinto. Hariya Abakorinto bari wari umujyi wagutse, wari ku nkengero z'inyanja, kandi wari ugwiriyemo abanyabwenge benshi kandi bigishaga iby'amadini, ndetse kandi bakaba bari n'abanyempaka. Pawulo rero ashaka kubabwiriza ibya Kristo wabambwe, akazuka, kandi uku kuzuka kwe kuko bagufitiye umumaro abamwiringira bose. Ijambo ngira ngo duhagarareho cyane ni uriya murongo wa mbere, uriya murongo wa 18. Uravuga iki? Uravuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka n'ubupfu, ariko twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Hano muri iri jambo harumvikanamo abantu babiri, aribo njya ngo tuganireho cyane, dukomeze ikiganiro cyacu tucyagure. Abo bantu ni abahe? Ni abarimbuka ndetse n'abakizwa. Noneho umutwe w'ikiganiro cyacu uravuga ngo mbese wowe uri mu ruhe ruhande? Waba uri mu ruhande rw'abarimbuka cyangwa se waba uri mu ruhande rw'abakizwa? Ahangaha umuntu yakwibaza ngo mbese abarimbuka ni bande? Abarimbuka baba ari abantu b'abaswa, baba ari abantu b'injiji, cyangwa se nyine baba ari abantu b'abanyabwenge? Igisubizo kiravuga ngo ni abanyabwenge, kuko hano umusaraba wa Kristo ubera abarimbuka ubupfu inshuro nyinshi cyane abanyabwenge. Kubera izihe mpamvu? Kubera yuko umusaraba wa Kristo abanyabwenge ntabwo ibyo babyumvise neza habe na gatoya. Kutabyumva byaba byaratewe n'iki? Byatewe n'uko uwo musaraba ku Bayahudi no kuri rubanda rwose bari bazi ko umusaraba ari uwo kubambwaho ibivume. Abantu bananiranye muri sosiyete, nuvuga ngo bose babashyiraga hehe? Bagomba kujya ku musaraba. Nk'uko tubisoma mu gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri, igitabo cyo gutegekwa kwa kabiri ibice 21 ku murongo waho 23. Mbese abatubwira iki? Reka utege amatwi twumve icyo Bibiliya ivuga. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo murongo 23 haravuga ngo intumbi y'intizarare kuri icyo giti, ahubwo ntuzareke ku mpamvu uwo munsi, kuko umanitswe ku giti ari ikivume ku Mana. Nuko umuhambire kugira ngo atanduza igihugu Uwiteka Imana yawe igwaho gakondo. Ijambo ry'Imana tweretse neza ko uwamwa ku giti yabaga agereranywa n'ikivume. Ubundi icyari kimenyerewe n'icyo, nta kindi babonaga ku musaraba, babonaga abantu bavumwe, baciriweho iteka n'ibindi nk'ibyo. Nyuma y'ibyo rero babona ikidasanzwe, babona umuntu wabanye nabo, yigisha, atubura imitsima, agaburira abashonji, akiza abarwayi n'ibindi nk'ibyo. Iherezo rye riba kumubamba hehe? Umusaraba. Ibya Yesu rero bibatera urujijo, kutabyumva neza kuri bo, bikabahindukira ubupfu. Mbese mu kubahindukira ubupfu byazanye izihe ngaruka? Ingaruka byazanye niko byabatiye kuba injiji mu bya mwuka. Byabatiye kuba injiji mu bya mwuka, maze bakimara kuba injiji mu bya mwuka, bibazanira kurimbuka. Ariko se koko byari bifite ishingiro? Nta shingiro byari bifite, kuko ababambwa ku giti icyo gihe bari abantu b'abagizi ba nabi. Ariko uyu Yesu wabambweho we nta cyaha yari yarigeze agenza gute? Yari yarigeze akora.
habe na gito. Byari bitandukanye rero n'ibyo bambwagaho. Mbese twakwibaza ngo mbese kuki Yesu yemeye kujya kuri uwo musaraba ugaragara wari wateganijwe ibivume? Impamvu ni iyihe? Impamvu ni imwe gusa. Ubundi umwana w'umuntu yacumujwe n'igiti, kandi byari ngombwa ngo Yesu nawe akirize inyo ku muntu ku giti. Imana ishimwe cyane. Umwana w'umuntu yacumuriye ku giti, yari yarabujijwe, byari na ngombwa ngo umukiza nanone amukirize ku giti aho bambweho. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo yemeye kubambwa kuri uwo musaraba kw'ibivume kugira ngo adukize we nanjye. Imana idufashe. Hano twakwibaza ngo ubwo rukundo rw'Imana twarugereranya n'iki rutuma umwana wayo w'ikinege ukundwa apfa urw'abagome? Nuko igihano kiduhesha amahoro twebwe nyoko muntu ntiyabatuye isi cyari muri Yesu, nta handi habe na gatoya. Mbese no muri iyi minsi inshabwenge cyangwa se abanyabwenge nabo bari muri uwo mujyo. Yego nabuge ngo n'ubu ibya Yesu bigibwaho impaka inshuro nyinshi cyane. Barabyibaza, abanyabwenge bakagera aho babirebera, ndetse bikabacanga, bikabagora, bikabarushya. Turabona ko inshuro nyinshi cyane 80% abanyabwenge ibya Yesu ntabwo babyumva habe na gatoya, birabacanga. Mbese bibacanga mu buhe buryo? Bibiliya ibivugaho iki? Bibiliya ibivugaho neza muri icyo gitabo cy'Abakorinto ibice 2, igice cya mbere n'umurongo ukurikira. Mbese haravuga ngo iki? Haratubwira ngo reka tuhasome tuhageze, reka tuhagere ko tuhasome twumve icyo Bibiliya ibivugaho. Irayivugaho iki ku murongo 21? Iravuga ngo kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibwirizwa. Dore abayuda basaba ibimenyetso, n'abagira ikibo bagashaka iki? Bagashaka ubwenge. Mbese bishatse kuvuga iki? Bishatse ko abanyabwenge bamwe bashaka ibimenyetso bibemeza yuko ku musaraba havuyeho ibigira umumaro, bakabishakira mu bimenyetso bibigaragaza. Kandi ibyo bimenyetso abanyabwenge rimwe na rimwe ntabwo wagenza gute, ntabwo wayibona bitewe n'uko babigenzuza ubwenge. Hano Bibiliya ikitubwira, itubwira yuko ubwenge bwa kamere muntu budashobora kumenya Imana na gatoya, ahubwo ikitumenyesha Imana si ikindi ni ukwizera Yesu wenyine. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo ntawe umenya umwana keretse abibwirijwe n'Imana, kandi nta n'umenya Imana atabibwirijwe na Yesu. N'umuntu wese ashatse kugeza gute kwayimenya. Muri iki gitondo cyiza bavandimwe, mbese nawe waba uri umwe mu bakenera ibimenyetso, cyangwa se waba uri umwe mu bashakira iby'umusaraba mu bya filozofiya? Umusaraba niwo wonyine twaboneyeho gucungurwa. Iyi minsi turimo muri uku kwezi turi mu buryo bwo kwitegura kwibuka Pasika. Mbese Pasika yatugiriye umumaro. Pasika iyi ngiyi itwibutsa urupfu rwa Yesu Kristo, kandi urupfu rwa Yesu Kristo ni rwo rwaduhesheje gucungurwa kw'iteka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo cyiza nangira ngo we nanjye tuzirikane ako gaciro k'umusaraba. Nitumara kumenya agaciro k'umusaraba biraduhesha agakiza k'iteka ryose. Imana idufashe cyane. Pawulo uyu nguyu ubibwiriza nawe yahoze ari nkawe. Ese mu buhe buryo? Pawulo nawe yari umwe mu bakerensa iby'umusaraba, ndetse anagerageza guhohotera abamamaza ibyawo. Ariko Bibiliya iduha umucyo wabyo, itwereka yuko mu gihe gikwiriye Imana yamwiyeretse. Yesu yaramwiyeretse. Akimara kumwiyereka, Pawulo abagize amahirwe yo guhinduka umuhamya w'ibya Yesu. Imana idufashe cyane. Nta kidashoboka rero. Nawe uyu munsi usa n'uhakana, usa n'utemera, nawe wagira ayo mahirwe yo guhura na Yesu akakwemeza. Imana idufashe cyane. Pawulo uyu nguyu yari umunyabwenge, kandi Pawulo uyu nguyu nawe yari umwe mu bahohotera abantu b'Imana.
ariko ahuye n'umusaraba, umusaraba uramworoshya, umucisha bugufiya. Ukimara kumucisha bugufiya, yewe n'imirimo yakoraga yose ayegukaho, yemera kwegukira iki? Yemera kwegukira umusaraba. Mbese koko tugarutse gatoya, ko dusanze ko 80% y'abahakana iby'umusaraba ari abanyabwenge, mbese baba bashingira kuki? Icyo bashingiraho ni ikihe kibatera kubyibazaho? Nuko inshuro nyinshi cyane babishakira mu bwenge bwabo, ntibashaka guca bugufiya ngo basobanukirwe neza bicishije bugufiya, ahubwo bagendera mu marere bafite, bityo bikabatera kugenza gute? Bikabatera kuyoba, bikabatera kuyoba no kuyobagurika. None se no muri iki gihe abo banyabwenge biri kubagiraho ingaruka? Bati yego rwose. Mbese gute? Turabona muri iki gihe hari ikibazo gihari kiri kwibazwa n'abantu benshi, bibaza ngo ariko se ngibihe tugezemo, nk'uko insengero zimwe zafunzwe, ngo bikayemeza gutya na gutya na gutya na gutya, ngo yewe ngo mbese ibintu turabyifatamo gute? Ariko se ko by'ukuri icyo cyari ikibazo gikwiye kuraza umuntu ushinga yibaza ngo harakorwa iki? Yesu arahari, Yesu arahari, arakorana bugingo n'ubu ngubu, kandi arahindura byinshi tugenda tubona, ndetse natwe turabahamya bibye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Inshuro nyinshi rero ubwenge bwa muntu bufite aho bwerekera. None se niba ubwenge bw'isi bugaragara nk'aho bwagize ikibazo, bwononekaye, hakorwa iki? Uwo murongo cyane navuze ko ari wo turi bwibandeho, ntabwo ndi buze kujya kure yawo. Umurongo wa 18 na kwa 19 niho tugeze. Haraba nk'uko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge, ndetse yewe n'ubuhanga nzabuhindura ubusa. Ariho umugaragu w'Imana wabivuze neza, abitomoye, aravuga ngo yemwe ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha ni kugenza gute? No kujujuka. Tubisoma muri Yobu 28 ku murongo waho wa 28. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha ni kujijuka. None se abatubaho Uwiteka baronka bwenge ki? Ntabwo bashobora kuronka. Abo baho Uwiteka bonyine nibo banyabwenge. Ikindi, bajijuka bate bakiri mu byaha? Ntibyakunda habe na gatoya. Kugira ngo umuntu ajijuke nuko yavuye mu ki? Mu byaha. Mbese uri mu byaha abahagaze te? Abari mu rupfu. Umuntu uri mu rupfu rero amahitamo ye abasa nk'aho abari make cyane. Niyo mpamvu niba ushaka gusobanukirwa iby'umusaraba wa Kristo, wari ukwiriye gukora ibi bintu bibiri Yobu yavuze: kubaho Uwiteka no kugenza gute? No kuva mu byaha. Nibyo byonyine gusa byakuzanira kugenza gute? Kumenya Imana. Hano uyu musaraba wakomeje kubera abanyabwenge ubupfu, kuko ibibazo ibyawo ibisubiza ntibayibone. Ibyariho muri icyo gihe cy'Abakorinto n'uyu munsi wa none nibizo biriho mu gihe nk'iki ngiki tugezemo muri iki kinyejana. Iminsi ya none iteye ite? Nkuko nabivuze mu kanya, muri inkubiri y'ifungwa ry'amadini, abantu benshi bari baza ngo mbese ni Imana yabikoze ngo cyangwa ni abantu babikoze. Ni ikibazo tudafite igisubizo nonaha, ariko Bibiliya ibitangaho umucyo, kuko nta kijya kubaho Imana itakizi, nta n'icyabaho itacyemeye. Mbese twakwibaza ngo none kuki Imana yabyemeye? Impamvu Imana yabyemeye ni uko ibintu Satani yabyivanzemo, ikimara kubyivangamo biba akajagari, bisa n'ibitaye agaciro. Ariko byataye agaciro ku banyamubiri, ku banyamwuka n'ubu biracyafite imbaraga idukiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nshuti z'Imana, none se twabivugaho iki? Inshuro nyinshi cyane icyo Bibiliya ivuga, Satani yihutira kukirwanya, akihutira kugitesha agaciro, kandi nta na rimwe ijambo ry'Imana rizegera rita agaciro habe na gatoya. Naho isi yakwibirindura, ijambo ry'Imana rizahora ari ryarinde, ntirihinduka habe na gatoya, kuko ari ryande? Ari ijambo ry'Imana nyir'ububasha. Imana acabwa icyubahiro. Muri iki gitondo cyiza, mbese urahitamo kuba mu ruhe ruhande? Ura mu ruhande rw'abanyempaka? Ura mu ruhande rwo bita inshabwenge?
ura mu ruhande rwa bande. Uyu munsi wa none akwiye kumenya uruhande ugomba guhereramo byanze bikunze. Ariko kumugira inama nagusabira cyangwa se nkagusaba kuba mu ruhande rw'abakizwa. Imana idufashe. Umusaraba ukakubera ibyiringiro, umusaraba ukakubera umunezero, umusaraba ukakubera iki? Ukakubera ibyishimo. Mbese kuki twavuze ngo 80% ntibaha agaciro iby'umusaraba? Ni uko inshuro nyinshi cyane abo 80% twita abanyabwenge aribo dusanga inshuro nyinshi banagoreka iby'Imana, babivana kuri gahunda yabyo y'umwimerere. None se koko wagize ngo ibyariho kera n'uyu munsi sibyo biriho? Utekereza yuko kuvuga ngo uzavuga ijambo ry'Imana, ngo uzayobora abandi, ngo azaba afite lisanse mu bya teolojiya? None se koko ibyo bintu Bibiliya haricyo yigeze bivugaho? Turebye abatubanjirije mu butumwa bwiza dusanga bari barize amashuri angana iki? Hera kuri ba Matayo, uhere kuri ba Mariko, Luka wenda yari umuganga, wenda yari yarize birumvikana, n'aba Yohana ubatekerezeho. Mbese ni hehe bari barigiye ibya teoloji? Ariko ubutumwa bwabo bwarumvikanaga bitewe n'uko babaga bashorewe n'imbaraga y'Imana ari umwuka wera. Muri iyi minsi ya none rero ikibazo gihari ntikirasobanukira abantu benshi, ariko inshuro nyinshi cyane icyo kibazo kiriho muri iki gihe ni icyo kurwanya Imana, kandi bibwira yuko bari kugenza gute, bari mu kuyikorera, bikaba bibusanye. Niba Petero atari yarize teolojiya, nubwo Pawulo yari yarize amategeko mu Kiyuda, ariko nta teolojiya yigeze yiga imwigisha iby'iyobokamana. Dusanga umwigisha wabo mukuru yari Yesu n'umwuka wera, kandi ibintu byose bikagenda neza. Niyo mpamvu icyo gikorwa cya mwuka wera na Yesu kigejeje amagingo aya ngaya, kuko nta mbaraga yakirwanya ngo igishobore. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo tuzirikane ibi ngibi, tuzirikane yuko Imana yacu ifite umugambi. Mbese uwo mugambi dufitiye wawe uri uwuhe? Uwo mugambi Imana idufitiye si uwundi no kugira ngo tujujuke, tumenye ukuri, dutandukanye ukuri n'ikinyoma, dutandukanye umucyo n'umwijima. Kandi byose Bibiliya yabivuye imuzi ibitwereka. Niba turi mu gihe kimeze nk'iki ngiki cy'urujijo, twari dukwiye kumenya ko n'abatubanjirije nabo icyo gihe bagishiyemo, kandi tukagenza gute? Tukabigiraho uko babyitwayemo, kugira ngo natwe abanone turusheho kugira ukunesha nk'uko abambere batubanjirije banesheje. Nshuti bavandimwe, nta gihe ijambo ry'Imana ritarwanyijwe, nta n'igihe abakunda Imana batarwanyijwe habe na gatoya. Bararwanyijwe, bararwanywa, ndetse na Bibiliya ubwayo barayirwanya kugeza n'ubwo banazitwitse. Ariko magingo aya ngaya Bibiliya nicyo gitabo cyogeye ku isi yose, ni nabyo bitabo byinshi biri ku isi yose byamamaye. Ariko umugambi wa Satani wari ukugira ngo Bibiliya yiburizemo maze ukuri kuzimangatane, ariko ntibyari bukunde, kuko yahumetswe n'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Na mu minsi ya none rero igoye itya, byari bikwiriye ngo turebere ku batubanjirije, twimbike, twinjire mu byanditswe, tumenye ukuntu abatubanjirije barwanya urugamba, n'ukuntu bagiye bahagarara mu bigeragezo, n'ukuntu bagiye batsinda. Kandi abagiye batsinda bose Bibiliya ibita intwari zo kwizera. Nawe uyu munsi rero bihagararemo neza, kugira ngo uru rugamba turimo duhagazemo, maze nirurangiza neza, nawe uzabura intwari yo kuba kwizerwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mbese bimeze bite? Uyu munsi wa none amadini matoya aracecekeshejwe, nta jambo afite habe na gatoya, ndetse ngo bayise inzaduka. Mbese iritari inzaduka ryabirihe? No mu gihe cy'abatubanjirije bo hambere, abamisiyoneri baduka hano mu gihugu bazanye ubutumwa bwiza, abari mu Rwanda babwise ubutumwa bw'inzaduka. Kubera iki? Kubera yuko ubundi Abanyarwanda bamwe bavuga Imana,
nubwo batari basobanukiwe Yesu Kristo. Bakimara kubona rero abamisiyoneri bazavuga ubutumwa, bavuze ko ari iby'inzaduka. Imana yacu itubabarire cyane. Ubwo abaje nabo mbere, abakurikiyeho babise inzaduka, n'amagingo n'ubu ibintu byose ni inzaduka. Iryo jambo risa n'iryabaye karande, ntabwo ryari ryangira habe na gatoya. Ibintu byose babyita iki? Babyita inzaduka. Nyuma byari bikwiriye ngo dusobanukirwe ibi ngibi, dusobanukirwe yuko ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa mu mahanga yose, akabumenya. None imperuka igahita kwigera, Yesu akagaruka akatuvana muri iyi si mbi ishaje, akatujyana aho duteguriye. Imana idufashe cyane. Mbese ikinyoma cyahimbwe ni ikihe? Turibuka mu gihe kigoranye, mu gihe Daniyeli yarajyanywe i Babuloni, akimara kujyanwa i Babuloni mu bunyage, kandi Daniyeli muri we yari afite umutima wubaha Imana. Akimara kugerayo, icyamubayeho ni iki? Icyamubayeho ni ibigeragezo bihinyuza kwizera ku murimo. Mbese byatangiye bite? Batangiriye ku byo kurya, batangira no ku byo kunywa. Daniyeli ibyo bintu yari yarabyize ari mutoya, ari iwabo, ari i Babuloni. Bari barize iby'amategeko y'Imana, barize ibyo kubaha Imana, kandi yari azi neza byanze bikunze ko nubwo ari mu bunyage, ariko Imana ye ari kumwe nayo, kandi ko atakwigerageza gute, katakigera ayinamukaho na gatoya. Icyamubayeho ni ikihe? Sa n'ugisobanukirwa neza. Habanje guhinyuzwa ukwizera kwe. Ese byatangiye gute? Uko byatangiye biratangaje. Burya umunyabugome ari we Satani akora mu buryo bwinshi cyane bugiye bwihariye. Habayeho gutoneshwa, ngo batoranya abasore benshi ngo bazajya kwigishwa iby'amategeko ndetse n'iby'ururimi ry'Abakaludaya. Yatoneshejwe, yanatoranijwe. Ariko reba kondisiyo yari ibayeho. Mbese iyo kondisiyo yari iyihe? Daniyeli yategetswe, cyangwa se umwami yategetse ko abo bantu batoranijwe bazarya ku byo kurya bye, ndetse bakanywa no ku byo kunywa bye. Mbese byari byiza cyangwa ntibyari bibi? Ni ukuvuga ngo yari abagize beza, kuko uwariye akananywa agomba kuba mwiza. Imana idufashe cyane. Ariko sa Daniyeli yaragiye kugwa mu mutego. Umutego yaragiye kugwamo ni uko ibyazanirwaga umwami ku meza byabaga bivuye mu guterekerezwa ibyirwamana byabo, ndetse n'ibyo kumwe niho byakomokaga. Kandi Daniyeli iryo banga ararizi. Imana yacu tubabareye cyane. Mbese Daniyeli yabyifashemo gute? Daniyeli yabihagaze mu kigabo. Akimara kubona umutego umuri imbere, yashatse uburyo uwo mutego yawusimbuka. Yagize ngo iki? Yabwiye ubashinzwe ati, njyewe iryo funguro uryigumanire, ahubwo nyabune unshakire ibyoroheje. Ati bihe? Ngo ibishyimbo, ngo n'amazi, indyo yoroheje cyane. Wari ubashinzwe agira ati, none se mu gihe cyo kuzamurikira umwami mwazagaragara muri babi? Ati bigerageze gusa mu minsi 10 murebe ko ari kizahinduka. Ubashinzwe niko yabigenje, abishyize mu buryo. Akimara kubishyira mu buryo, habayeho iki? Nyuma y'iminsi 10 ijya gushyika, yagiye kureba asanga Daniyeli n'abagize amahitamo nkaye ari abasore beza cyane. Imana idufashe cyane. Dore icyavuyemo rero muri uko kubaha Imana, mu gihe bajya kumurikirwa umwami, ngo basanze abo bane bahisemo neza ari bo babaye abanyabwenge busumbye ubw'abandi. Imana idufashe cyane. Ariko ku Daniyeli yari ku ruhembe rw'imbere. Imana idufashe cyane. Iyo wubaha Imana ntupfirwa ubusa. Iyo wubaha Imana iragukuza. Iyo wubaha Imana irakuguranira. Iyo wubaha Imana igushyira hejuru. Iyo wubaha Imana iguhesha icyubahiro. Imana yacu yabwa icyubahiro. Daniyeli baratsinze. Akimara gutsinda, ahabwa umwanya mwiza w'icyubahiro, ndetse asabira na bagenzi be bafatanije urwo rugamba, nabo babona imyanya myiza muri icyo gihugu. Daniyeli yarakibayemo neza. Ntabwo yarafashwe nk'umuntu w'umunyagano, kuko yabaye umuntu umwami yahisemo, wari ubaye inshabwenge. Ntibyatinze Daniyeli yahuye n'ikindi kibazo. Imana ishimwe cyane. Icyakurikiyeho ni ikihe? Nuko i Babuloni hamamaye inkuru idasanzwe y'umuntu
warayimunda ntizimurye. Icya kabiri, hongera kwamamara indi nkuru y'abagambaniye umuntu bikaba byabagizeho ingaruka, intare zikaba zabakenjaguye. Ubutumwa bwiza buramamara, umwami ati rero, ati hasingizwe Imana yande rubanda, ati hasingizwe Imana ya Daniyeli, Imana yacabwa icyubahiro. No muri igihe cya none ibyo bibazo biriho. Mbese biriho mu buhe buryo? Iyo ubirebesheje amaso, ibyo twita amadini y'inzaduka yari amaze gutwara abantu amadini y'ibigugu, abamazeho abantu. Hakurikiyeho iki? Bakimara kubona ko abo bantu bamazeho batwara, byari ngombwa ngo bagire icyo bigaho, bagende icyo batangaza. Mbese icyo batangaje ni ikihe? Icyo batangaje ni uko umuntu udafite lisansi mu bya teolojiya adakwiye kuvuga ubutumwa bwiza. None rero amadini mato aracecekeshejwe, bya bindi byose bavugaga n'ibyo bakoraga byose bigenje gute? Byose biribagiranye. None se nshuti bavandimwe, murabona igihe tugezemo ari ikihe? Ni igihe kigoye. Ariko se niba kigoye tukifatemo dute? Byari bidukwiriye ngo tumenye igihe duhagazemo, nitumara kukimenya biraduhesha ingamba z'ukuntu tukifatamo kandi tugihagararemo neza, dutsinde, Imana yacabwa icyubahiro. Muvandimwe nkunda, nshuti yanjye, tekereza nawe, mbese koko abize teolojiya niyo bakwiye kubwiriza ubutumwa bwiza gusa bonyine? Mbese aho uri mu itorero ryawe ntabwo uzi izina? Mbese koko umunyeteolojiya iyo yigishijwe niho abantu bafashwa gusa? Niho bafashwa gusa? Ariko icyo ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni uko biri twereka neza ko hari abahamagawe n'Imana bafitiye impano kandi bo mu ngeri zose. Harimo abanyabwenge ariko harimo n'abatarize, bafite uburyo bwiza bwo kubwiriza ubutumwa bwiza kandi bukumvikana rubanda. Ariko inshuro nk'ingiyi biragaragara neza ko ibyasohoye kuri Daniyeli ari nabyo bisohoye kuri aya madini y'iki bita ay'inzaduka. Mbese byari bihagaze bite? Ayo madini yita ko atari inzaduka niyo usanga ahubwo harimo ibibazo bisa n'ibitoroshye. Mbese ibyo bibazo ni ibihe? Ni ibibazo byo kwigwizaho icyubahiro, kandi icyubahiro gikwiye nde? Imana. Icyubahiro gikwiye Imana yonyine. Mbese byaba bitangaje kumva umuntu bavuga ngo ni nyir'ubutungane, ukumva bavuga umuntu ngo ni nyir'icyubahiro, ukumva bavuga umuntu ngo ni nyagupfukamirwa. Mbese koko niba abiyita ba nyir'ubutungane ni ba nyagupfukamirwa, abandi bakita ba nyir'icyubahiro, ni ukuvuga ngo shebuja we yitwa nde? Ubwo ndavuga Yesu. Niba mwari ba nyir'ubutungane, abandi bakaba banyagupfukamirwa, abandi bakaba ba nyir'icyubahiro, ubwo Yesu we ni iki? Mwamukarashije mu wuhe mwanya? Mbese icyubahiro baraza kukirwanira nawe? Habe na gatoya. Nyamara kandi duhereye kuri Pawulo no kuri ba Petero, icyo tubwirwa ni uko bo biyitaga abagaragu. Ndetse hakaba naho biyita abagaragu y'imboramumaro, kandi tuzi ko bajya bakuriye ikomeye byinshi cyane. Nshuti yanjye, tuvuye kuri iyo ngingo igaragaza iby'abanyabwenge bahinduye ubupfu iby'ijambo ry'Imana, kandi abo banyabwenge aribo bakarirengeye, aribo bakarihesheje icyubahiro, haba bagenje gute? Akaba ryamitse igisuzuguriro. Reka tugaruke ku ngingo ya kabiri. Iravuga ngo twebwe abakizwa umusaraba n'imbaraga z'Imana. Haleluya! Umusaraba kuri twe ni imbaraga z'Imana. Kubera ihe mpamvu nuko bambweho ari we twabonemo agakiza, Imana idufashe cyane. Uwo musaraba bambweho umeze nk'ubivume, twebwe abakizwa watubereye umugisha. Mu buhe buryo? Nuko uwo musaraba w'isoni yabambweho ari njye wari ukwiye kubaho ndetse nawe. Bibiliya yatubwira ngo yabaye ikivume ku bwacu kugira ngo adukize. Muri iki gitondo cyiza rero, hagarara mu mugabane w'abakizwa. Hagarara mu mugabane w'abakizwa, kuko umugabane w'abakizwa ni umwanya mwiza cyane. Mbese uzabwirwa n'iki? Nuko urimo umugabane w'abakizwa,
ikizabikwereka neza ni uko uzaba ufite inyota n'inzara by'ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana ry'inzara n'inyota, icyo rizakumara ni ikihe? Iryo jambo ry'Imana icyo rizakumarira nuko rizakuvana mu buyobe, aribyo bigaragaza kugukuza. Rizagukuza rikuvane ku ntambwe imwe rikugeze ku yindi, kandi nirimara kugukuza uzagenza gute? Uzera imbuto z'umwuka. Numara kwera imbuto z'umwuka, iryo jambo ry'Imana niryo rizagufasha guhangana n'ibigeragezo kandi ubitsinde. Muri iki gitondo cyiza rero, Imana ikugiriye neza. Hagarara ushikamye, komera, ntucike intege. Nubwo turi mu bihe bisa n'ibigoranye, bihagararemo neza, kuko hari abandi batubanjirije babihagazemo neza kandi babiherwa ingororano. Natwe rero Bibiliya avuga ngo baradutegereje abo ngo duhananwe ingororano. Imana dufashe cyane. Bihagararemo neza kigabo, shikama, wicike intege kandi senga. Nibyo byonyine bizakubashisha kuba umwanya mwiza w'abakizwa. Iby'Imana bisubire bikuryohere, bisubire kubera ubuki, bisubire kubera amata, amanywa na nijoro. Ijambo ry'Imana rikubere byose. Imana yacu ishimwe. Muri iki gitondo cyiza nibwo ubutumwa bwiza nakugezagaho, nkubaza ngo mbese waba uhagaze mu ruhe ruhande? Niba ari uhagaze mu ruhande rw'ishabwenge, gerageza use n'uwiyabura. Umenye ko Bibiliya iduha umucyo w'abanyabwenge nyakuri yishimira. Icya mbere, Bibiliya ivuga yuko umunyabwenge ari uwita ku ki? Ari uwita ku iherezo rye. Umunyabwenge ni uwita ku iherezo rye. Umunyabwenge si uwize filozofi. Umunyabwenge ntabwo ari docteur. Umunyabwenge ntabwo ari lisansiye. Umunyabwenge ni umuntu wese ureberera kure akareba iherezo rye. Kabiri, nuko Bibiliya bitubwiye neza, ivuga ko kubaha Imana ari bwo bwenge. Kubaha Imana ni bwo bwenge. Mbese kubaha Imana bishatse kuvuga iki? N'irindi somo rindi tuziga, ariko umuntu yatangaho umucyo mukeya tukazakomerezaho. Uwo mucyo ni uwuhe? Nuko kubaha Imana ni ukubaha ibyayo. Kubaha Imana ni ukubaha mugenzi wawe ukamuha agaciro. Kubaha Imana ni ukugenzuza iby'umwuka ibindi by'umwuka. Ibyo nibyo biguhesha inzira cyangwa se umuyoboro w'uburyo bwiza bwo kuba hamwe mu Imana. Kabiri, va mu byaha, kuko mu gihe cyose uri mu byaha uzaba uri mu rupfu. Mbese uri mu rupfu aba ameze gute? Jya kuri hopitali urebe umuntu urupfu rwegereye, ari mu za bomboni cyangwa se arimo amaserumu. Mbese uwo muntu bimeze gute? Inshuro nyinshi cyane amahitamo aba ari make kuri we. Kuva mu byaha niko kujijuka. Gerageza uve mu byaha, kuko nutava mu byaha ibihembo by'ibyaha ni urupfu rwonyine. Igitondo cyiza rero reka kikubere icy'umugisha. Igitondo cyiza kikubere icy'umunezero. Igitondo cyiza kibe cyo kongera kugutera inzara n'inyota yo gushaka Imana. Uve mu buyobe, uhagarare neza, uve mu mugabane w'abarimbuka, uhagarare mu mugabane mwiza w'abakizwa. Niko ngusabira yinisabira mu izina rya Kristo Yesu. Amina. Urakoze cyane, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe warubanye natwe muri iki kiganiro tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa ukoze sabone. Imana namwe ibahe umugisha. Reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabihereza inshuti yiwe, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu udusengera, Imana iguhe umugisha. Ikiganiro naho gutaha sinzi ko ashobora kongeraho. Wasoza usenga Imana. Reka dusoze dusenga. Turagushimye Mwami Imana yacu, kuko dukunda cyane, ukaba waraduhaye byose bikwiriye kubw'urukundo rwawe. Waduhaye Yesu, uduha n'umwuka wawe, ndetse uduha n'ibyanditswe byera. Ibyo wabikoreye iki? Wabikoresheje n'urukundo rwawe, kugira ngo abana bawe turusheho kugusobanukirwa, tukumenye kandi nyir'imbabazi. Naho turi mu gihe gisa n'icyuruhije, tuziri kumwe natwe muri ibihe bisa n'ibigoye. Ngaho bana natwe uyu munsi wose niwe turagije byose, ube nk'uko ushaka, ko tugusabye mu izina rya Kristo Yesu. Amin. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga
uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.